byawe madamu? Uri mu biki? Muri siporo. Iki? Muri siporo. Ngo uri muri iki? Muri siporo. Siporo? Siporo nyine. Bravo mwaka. Bravo nawe. Nese ko ndamuri kugenda mwirukanka byahabaye. Turi muri siporo. Ibyo byo mwambaye ni ibiki? Uratari imyenda ya siporo. Imyenda ya siporo Cyane. Nese ikibazo ni iki? Kinakomeye cyane. Ubu rero muri iki gitondo. Muri iki gitondo. Ubu Sara kayimu masize mukoreye ababyeyi. Byose bihuriye he no kuba turi muri siporo? Mwese muravukana Cyane. uyu mubyeyi ko yarengagiye yararondomeje uyu n'ugupfusha hagari. None se abanyarwanda babaye bati Oya. ze muzasirimuka bigenze bite? Nahise nabwo siko siporo nazo ziba ziri mu bintu bigize umubiri wacu. None se reka mbabaza ubu murazindutse nta ugize gutya ati afata ijerekana ajya kuvoma ubu wasenga niwanyu n'imyanda gutya nta n'ugiye yafashaga kubuza. Ase reka mubaze wa mubyeyi siporo no gukora imirimo bihurira icya mbere cyo ni umva nyine mubaze n'umusobanuro. Ndakumva ngaho roko vumvura numva. Nese ikibazo ubundi ufite ni iki? Ikibazo gikomeye. Reba ukuntu ungana, reba uwo mutwe wawe, reba uyu nguyu ndabona yaranakirije. Byibura ubu ngubu aba babyeyi basigaye mu rugo. Ngo barategereje ngo abana bagiye mu kazi. Abana bagiye mu kazi. Wewe ko ndaba ari wowe uciye akenge. Uyu we kigaragara cyo ko nafite umutwe mwiza. Ariko ni tete nta kintu kirimo. Ikibazo ufite ni iki? Ikibazo ubu nibyo nshaka kuvuga. Ni ikibazo mfite giteye gike. Iwareba ukuntu muri abakobwa beza ariko gutekereza ngiye ikibazo mfite n'ukuntu mu gihe mushoreranye mumeze nk'imitereri. Aha utekereje neza cyane aho ngaho. Kuvuze ngo turi abakobwa beza ese kutabanje utekereze ngo biva he? Nukubera iyi siporo tuba dukora nyine buri gitondo gusa. Ariko wowe aho ngaho uzarya urangiza ugira iki n'iki umwe ugira ute ujye kuryama ariko iyo wakoze siporo umubiri nawe ugira umubiri muzima. Ibyo ndabireba ndanabyumva neza cyane ntanabikurikiza ahubwo durana ikibazo kiri nuko uzinduka iyo siporo wanayikora birumvikana ni ngororamubiri kuko nanjye buriya siporo ndayikora nubwo ndagujya ndaje. Ngatubwira ikibazo ufite. Ikibazo mfite nuko uzinduka muri iri joro nta karimo mukoreye ababyeyi. None se wamubye baje kukubwira ngo twanze gukora. None se ubu ntabwo mbyibwiye. Turaba ureka mbanza mubaza turi iminja ku buryo twava mu rugo nta kintu dukoze. Koreke umukozi abatagaragara simba nuri n'umunebwe zamutse ukaraga ayo mabuno yawanga. Erega siporo igomba gukorwa hakiri kare niyo mpamvu ubona twazindutse iri joro nyine kugira tugere mu rugo dukore na ya mirimo yindi yasigaye dufasha ababyeyi baragatora ubu ngubu nibo bahese umugongo ngo barakuburana n'abaturage. Nese ubundi ikibazo ni iki ufite wowe? Ikibazo mfite ni kigiye kujya muzinduka muri rwo gukorera ababyeyi ahubwo muze mugenda mutwara mu mihanda gatubwi ubundi ikibazo ndababaye cyane ikibazo komeza ubabare reba amasa yose duhagaze. Ariko nanjye mfite abana bangana namwe kuko ejo bundi nabo nta mirimo baba bakinkora ni ukudutesha umwanya ahubwo twikomereze. Nese ubu yaraduhagarikiye ngo mwazindutse. Reka nkubwire rero abana tungana wasanga bafite imidigi igize hariya ugasanga bateye nk'ibinuse ngo yengo bana abana b'icyoro warangiza ngo
barenda no kubarenga. umva reka tukureke ngaho komezanya n'ibyo byororo njye nari nzi ko hari n'ikintu kiri inama nziza nimba ubona turi muri siporo gutya muri aya masaha y'igitondo genda ugira inama abo bakobwa we niba ari n'abakobwa cyangwa se ari n'abasore n'abakobwa nta gahungu ngira n'abakobwa cyangwa utubwire ahubwo tuzaze tunabarebe tujya ahubwo se mujya kundumbiriza abantu nta kibazo ntabwo tuzabarumbiriza ntabwo tubarumbiriza wabyaye mwebwe ko ntumwari abana be yakira cyo ku ruhande rakira cyo ku byawe mada uri mu biki muri siporo iki muri siporo ngo uri muri iki muri siporo siporo se ni ibi ni ingorora ni igituma umubiri ugenda neza ubu se uri kumwe n'abo mpuriye haragura ahangaha reka ngende njyenyine ndi mu rugendo rwanjye hari abo uhuye nabo se hari abo mpuye nabo bari bankuyemo iyo kotse nese nibyo wari umagarikiye nibyo nari nguhagarikiye ariko hari n'ibindi nashakaga kukubwira ni ibiki none se siporo urakora siporo ngo uzamanure imvura urakora siporo ngo bizagende kugira ngo nanuke unanuke kuri tayi ubwo abandi bifuza kubyibuha bakarya imbuto bakarya buri kimwe cyose wewe urashaka kunanuka cyane nawe rero wa musaza nimba ari ukuteye uhagarika abantu bimeze gutya wapituye ntabwo ari disipurine ingeso nigukora nizabana ibyo rero uhagaritse umpamagara umbwira ngo nugira ute iyo ngeso nikuri izabana urimo ingeso nigira ute nikura nese ubwo nimba guhagarika abantu bari muri siporo ukababuza ibyo bari barimo urumva nta soni ufite kushira isoni mukobwa kushira isoni isoni zigenda gute manza mturengoma no gukubitwa kuri uyu munsi ndabona ibintu ngaho tumukugenda ahubwo wagira ngo nta bwenge ufite mu mutwe uzabanze witekerezeho neza sibyo tumuka mbimere uzabanze witekerezeho ubu se we niyo urarakari musize ukoze mwoze se birakureba ntabwo ikibazo bikureba ujye ukora ibikureba ugerere ibikureba kumubitira mu muhanda ahubwo bazagushakira imodoka ikujyana indera ngaho tumuka mabuno yacyo urenda go mbere na angera kangenda ariko amugani banambwije nuko Mama sha uteye umugabo yego amakuru mwe n'ikibazo bose ko uhagaze mu muhanda none uhagaze mu ikoni nayo imodoka yanyuruka kugonga ko uhagaze waya ndi kugenda nta cinzi muhuye mu nemba ari umukobwa nemba ari ikintu maze ari ikibura buryo hano ntacyo muye kiri kugenda kiyumbayumba umukobwa duhura hano ruguru ntacyo ubonye ngo ubonye cyambaye kingwa amapantaro cyambaye ibipantaro mbega ni ibyenda by'ibikara ariko n'ipantaro nyine nabonye kiyambaye mbega ngo kiranshinga we nyibajije impamvu kiri kugenda kiyumbayumba mu muhanda cyakwiriye umuhanda kiri kugenda kimaze guhuye kirimo gihumaguzwa cyahagira gikata gikorosinga ngo dore ngo kirantuka kikantuka ku babyeyi bombi kiramwe ngo kiri muri siporo unashaka kunanuka ngo kandi ubwo bandi nayo ku kigo nibwo abandi baba bashaka kugira ngo babyibuhe uri muragabanya umubyibuho ni uko nguko kikubwiye cyangwa se shaka kigabanyiriza umubyibuho ko nanjye njya mbishoboraga banyanga reba kiranutse kinuka ku babyeyi bombi kinuka kuri nyogokuru kuri data wacu kuri mushiki wanjye kirambabaje ntuzo kigututse guki cyambwe ngo nge ndebe bindeba ngo cyako nibonye kiri gukata muri bipanga nose ubundi reka nkubaze niba muhuriye mu izi nce ni wowe ubanje kumuhagarika nicyo kiri guhagaritse nandi kugihagarika ariko reka manze mubaze rebe n'abantu bihana sibyo barazinuka gute bakazinuka bakaragara amabuno nta muntu wagira gute ngaba yafata n'umukubuzo ngaba yananga ko nawe babona umusagari nimba ashaka kugabanya amafiriti oya ariko namwe mujye mureba ibi reba kubona umuhanda wuzuye sibyo abantu barazinuka bayumba bagenda ubwo ari we hari nka akubwo nk'uha kugira perezida nk'abo ngabo ntabwo wabakuru ukabamaraho igifungo gikomeye imyaka 150 najya ngukata ariko reka manze nkubaze none se ntibiri kugana iwanjye haraguraho reba twana twanjye
urasi bo bagiye kubimwigisha bagiye kuzabigisha nibabona nibihanyura bo baraba batagiyemo nabo bahita bajyamo ariko none se ubwo urumva nde hehe bavuga ko uri kumuhigi uri kumwe no kumuhigi urabona naho niho ruba rushigaye none ubwo rinakumirira hafi no gufatira hafi oya hano hantu ahubwo ngiye kuhashyira ngiye gushaka ahangaha ngiye gushyiramo bari icyo uzongera kuba ibintu nyine utambikamo hano urebe ukuntu bigenda burampe uruhe narakaye aha hantu ngiye kwicara n'inkoni yanjye binyura noneho mbitimba nasa kiriya gikobwa hari abandi bigize ubona kibuze hari ibindi byabanje kunyuraho bigiye byari umurongo wa bigenda bishoreranye wagira ngo nintuza n'imisiri ivuye konora umutindi yanyumvira rwose muri iki gitondo shamanyana niba biri gucaho na se ubundi se byabuze ahandi binyura nanjye binyobe biriya yose si imihanda biri kugana iwanjye ubwo abiwanjye nabwo ndabibashije nanahari byari byambaye nimba ari imifuka nimba ari ibiki cyakora no kugira ubundi ikintu nabonye abari n'uburaya nibyo baba bari gushaka none se ngira ngo ubundi kuri aba bari gushaka aderesi nyine y'uburaya n'iki banya ibintu mbwiye nibyo ngiye gukaza umurego kaza umurego munini cyane ya nkoni yanjye ntuyizi ngiye kwicara ahangaha kwicara nipanga n'inkoni ikizanyuraho nipanga se nayo izaza nayo igomba kuzamo kuko ntabwo bikunda birambo jo nawe afite agasuzuguro wagira ngo umurozi w'abaroze n'umwe abambere barantutse abo cya kabiri nacyo ngize gutya ndakibwe kandi nacyo nabonaga ariho ndagiciye n'akenge kijya kubaho kiri numanza kibyayeho nk'akangahe nk'akane noneho ngiye kukibwira wenda navuga nti wenda dufatanye wenda ibyo binyuzweho mbere ntacyo twabica n'intege nawe kwadukera gute arandutse nukara ku mwuzukuru bibaze shawe ndumva ari iki gitondo ndumva uwe n'ishyano rikomeye cyane muri iki gitondo ariko iyi tariki ngiye kuyandika ariko uyu munsi ni 30 na zingana uyu munsi turi iya mbere ntacyo nta kibindi ndabyimenyera ubwo rero nanyuze hano nibwo nanyuze hano nari mvuye mu rugo urabona nasirimutse ubwo nari ngiye ku munsi mukuru w'intwari umunsi mukuru w'intwari abona muheta cyegomeje jaja kuri uyu munsi w'intwari nibura umuntu bamwemera ibigori bibiri aho se none hagana ukongera ugacumitiraho udupeti tubiri ababasha ikigage icyo nacyo kirahari harimo n'ikigage none ubwo se urumva nari kuguma kuryama none se ni hagana nanjye tujyane ntabwo ari hirya ahangaha ku biro by'umudugudu ntuhazi se batanga amatangazo birihe nanjye aho kugira ngo nsibe icyo kigage kandi nanjye ndagikumbuye twajyana nta kuntu twajyana nanjye nkajya kwinywera ku kigage nizo mpamvu ubona barabipakurura mpari ahubwo dufatirane ngaho batabikora komeza wakarara twego ko mama